Ukiacha Heaven Film Studio. wanjye ati kandi ngiye nugakomeza no kungira indage ngende umusitari ati yambara ingofero nyine nk'abasitari nyine tu urumva noneho iwana aramubwira ati ko ugomba nyine kugerageza ati ngiye mfite musaza wanjye arakanira noneho iyo bigeze ku mugore we aba ari ibintu byadanje kuko umugore we ahantu yamuvanye ati mu rugo barakanira byatanye umuhungu arakomeza aramuseka ati ngese nimba bakanira ibyo ngibyo bimbwiye iki ati kandi ngiye ikindi kintu nshaka yuko uzagenda ugenda usa neza uburyo nyine batari bugucishamo ijisho umuhungu akomeza kumubwira ati bibaze nuko nuza kungira idage wallahi ati umuhungu ngubwo ungize idage umukobwa atakomeza nyine gutunganya umuhungu kugira ngo amugeze mu rugo nyine umuhungu asa neza kandi ikindi ugomba gushakana amafaranga rero ati umuhungu ati urashaka kunkura koko ati nzi n'ubu urashaka kuzantwarira ubuntu ati ariko ibyo ngibyo bise by'umuntu n'iki ubundi si unkunda nanagutwara bakomeza bapfa ibyo ngibyo umukobwa ariko arangira amuga ati ugomba gushaka amafaranga y'inkwano kugira ngo uzabashe kumvana kuri musaza wanjye bigaragaye ko uyu mukobwa abana na musaza we ati ahubwo tugende kandi nyine ukomeza wifate neza ati tugende nta kibazo tifate neza kugira ngo umusaza wanjye ataza kukunyuzamo umusore nawe araza nyine anacense ati bimeze biti bimeze fresh grand frère bigaragara ko bafite icyo bapfana turimo kumbaza ibintu bya amazi ati mushiki wanjye yagiye bibaza ibintu bya mushiki wanjye sinzana ari rwose wikandi kuma kubimbaza byatari ati nk'ubu wabyutse uryamye umugore wakazinduka kubura wowe uryamye umusore ari hano atayeso atuyobe ko nandi mukuru ngoma nyine kandi ndi na nyiri urugo ati kwanza utaravuga iki ukuramo izo nkweto nambari amakamambira ati njye urashaka kunyambika ubusa ngewe amwaka inkweto uyambare umuhungu arabyanga atumbabare cyane n'ubwo uri mukuru wanjye ntago bivuze kunsuzugura ngo nkurishemo inkweto ako kanya umugore araza aravuga ati ese murimo gupfa iki ati ibaze ko atarimo kwemera yuko urimo kumpa inkweto ngo nambare ati murimo gupfa ngo iki ati mureke njye mwuzanira inkweto wambare ati ariko ujye ubwira n'umusore agira ikinyabupfura ati rwose karamfure jya umbabare ahubwo wowe njye ugira ikinyabupfura ushaka kunkuramo inkweto kunkuzamo inkweto ati tuza ntukanguzemo inkweto ati gaho genda inkweto bazinzaniye uvanga ati fata chance amachance nta mutima mubi ati genda kandi mvi ruhande mutsa gukora subscribe ibintu bigende neza tugaruke kuri babandi baje hano noneho ati rero urabizi ko hano ari mu rugo akanguzanira agasokozo ubanza usokoza uwo musatsi kandi ugira umupira neza umuhungu uri hano rwose kirara kimwe kiri hasi byatari ati
humura we gira umupira neza ariko ati komeza ugire umupira neza ndayimuzaniye isokozo wisokoze ibintu bigende fresh ati rwose gaho genda kandi shira wanjye ndagukunda umuhungu hano kirara ko nta n'umwana wo mu gipangu umukobwa araza yinjira mu gipangu kiri hano araza arebye asanga wa musore kumi niwe musaza ati mu rugo bari hehe ati bagiye ahubwo utarajya mu bintu byinshi waraye hehe umukobwa ati aho naraye se harakureba aho uraheze ibintu bya musaza na mushiki nta n'ibintu byinshi ati ahubwo mbwira ati bari nitugenda turahura bari hariya ati nugenda murahura kuko basize hariya ati ndashaka gufata igisokozo ati igisokozo cy'isura arashaka gusokoza uwo musatsi wawe ati ndashaka ati hariya mfite shira wanjye tuzanye asa nabi ati ndashaka kugira ngo nyine yisokoze aze hano nyine ahure n'umusaza wanjye asa neza kugira ngo abashe kumwemera nza kubwira musaza we gutyo saza hano niba reka iyo nge turaye ntabwo najya kwizanira igisokozo reka atoke igisokozo niba ujya kukizanira atari ku kintu nshaka ndashaka kuza kumvuganira kuri sheri wanjye muvuge ko ari mwiza ari umwana mwiza kandi ibyo bintu ari iby'abasitari ukuntu ameze nyine ari byo bintu byiza ari bo bantu bakwe bageze nyine nko kubwira umusaza wawe ngo aze kukuvuganira kuri musaza wanyu mukuru ibyo biri hano toke nta kibazo ati se wabyemeye ushobora byemera ndabyemeye ati se ubundi iyo nge turayanda banyivuganira iki aragenda ahita amucika arigendera tugaruka ko hashize iminota dore wamurara mu itabi shiri waraza ati nyagasani ati nimuzanye igisokozo none ujya kugenda unuka ibitabi urimo kunywa yinjiza mu gipangu yinjiza hano mu gipangu ati wakifashe neza ariko komeza kumwambika sori uri hano nawe yarananiranye ati tugenda bakihindukira
bahita babona umusaza we mukuru n'intuza arangije yigira imbere, wa wundi nawe araza aramusunika ati shagenda arembe, ati ati umusaza wabo ati navuga ibintu byinshi, ati waraye he? Undi ati utaravuga ibintu byinshi, yaraye kuri uno musore. Ati iki? Umusaza w'umukuru ati iki? Ati iyi mayibobo niyo warayeho? Umusaza w'umukuru afata wa musore amujyana hirya, ati ngwino we tujye kuvugana. Baraza bagize ngo ati humura, ati we musaza wawe, bageze aho ngaho bumva barimo kurwana mu nzu, barimo gukubitana. Kumva umusaza barimo gukubita wa musore bazanye umusitari ati sheri wanjye bagiye kumwica. Ati sheri wawe rwose wumve bagiye kumukuramo amara. Bakomeza kumva ingumi, imigeri. Ako kanya musaza niwe wavuyeyo amaso bayakubise, amajigo bayamennye, ahita ava yiniga. Yaniga iraza ati ngewe bari bazi ko bagiye kunkubita, ati ndamutsibuye. Yumvaga agiye kunkubita, ngewe uriya yanshobora amazi, umwana w'imirara. Ageze aha ngaha ati ntiwana bro ndamutsibuye, turakoze kumuntsibura. Na shewe arishima ati ati nari nzi ko bagutsibuye sheri. Umugore waje araje ati yesu we, ati bamumazemo aroho. Nuko uko kagenze, mwibutsa gukora like, share na subscribe ku muntu utarayikora kugira ngo ibintu bigende fresh. Ciao ibintu boom